Aline n'umuryango we wose baba bamaze kugera rero mu giturage nyine baba bimukiyemo, kubera ko papa wa Aline aba ari umuntu ukomeye nyine uba wegereye igikomangoma. Muri iyi minsi rero umwami aba amaze iminsi mike atanze, maze iki gikomangoma kiba cyabaga mu mujyi bikaba ngombwa rwose ko gihita kiza cyihuse kugira ngo kize kuba nyine mu ngoro y'umwami, dore ko iki gikomangoma ari nacyo kiba kigiye gusimbura se ku ngoma. Uyu mugabo rero papa wa Aline uba nyine wari usanzwe yegereye rwose iki gikomangoma baba bagomba kuzana agakomeza kukiba hafi. Nuko rero bahita bimuka maze bakaza muri iki cyaro nyine kiba ari cyo cyubatsemo n'ingoro y'umwami. Bakigera rero muri iki cyaro, Aline umukobwa w'umwirasi cyane ava mu modoka yiruka n'umujinya mwinshi, atari ku bwoko kubera ikimutumye tuza muri iki cyaro kimeze gutya, nyamara kandi baba bagiye kuba ahantu heza cyane. Naho papa we atari ko waje mu ndege uri kwitotomba, none turize tugera hano ukitotomba. Naho Aline ati hano hantu rwose ni habi, urabona ko nta na network ihari, tekereza ko bakoresha 3G, ubu se kuko nayimaze iki? Aha hantu ni habi cyane, nari nzi ko basi twigiriye mu mahanga, naho ni aha hantu twari tuje. Mama atari ko mwana wanjye tuza rwose uzahakunda ndabizi, nuko nyine ari ubwa mbere uhageze. Naho rero papa wari nahita yitaba telefone, maze nyine bakamubwira yuko igikomangoma kigeze nyine muri iyi ngoro. Arababwira ati nyine nimumwereke ibintu byose aho biri nuko bigomba kugenda, nanjye nyine maze kugera muri iki giturage. Papa rero wari nahita ava kuri telefone, maze nyine akabwira mama wa Aline ati uyu mukobwa wawe ugomba kumushyira ku murongo rwose, musigare muvugana, induru ye ntayo nshaka habe na gatoya. Mama rero wa Aline nyine agerageza kumushyira ku murongo, ariko uyu mukobwa uba uri umunyamahane ntabwo rwose aba abyumva habe na gato, kuko hano hantu ntabwo aba yahakunze. Ku rundi ruhande rero umwami nyine aba ageze mu ngoro, maze abagaragu nyine bakaza kumwakira. Ava rero mu modoka bose nyine bakamusuhuza bishimye, dore ko nyine aba yaravuye hano akiri igikomangoma. Gusa yababaniraga neza cyane ku buryo nyine bose abakozi bo mu ngoro bose uba ubona bose bishimye. Amara rero kuva mu modoka hakaba havuyemo nyine n'umugore we, ubwo ni umwamikazi. Hakavamo nanone igikomangoma, ni umuhungu wabo. Jacques rero niyo mazina y'iki gikomangoma. Aba ari kumwe nyine na mubyara we, ndetse rwose uba ari nawe ukunda kumugenda iruhande ibihe byose. Uyu mubyara wa Jacques rero aba yitwa Beni. Bakigera aha abantu batangira gusuhuza Jacques nyine, bakamusuhuza n'ibyubahiro byinshi, dore ko rwose ataba abimenyereye, kuko aho biberaga mu mujyi baba biberaga nyine mu buzima busanzwe, ariko mu kuza kano kanya nyine baba baje nk'umwami n'umwamikazi ndetse n'igikomangoma. Uyu mwana rero ubu buzima nyine ababona atazi niba azabushobora, kuko yaramenyereye ubuzima bw'ubwisanzure. Muri aba bantu rero baba baza basuhuza umwami hahita hazamo Ana. Ana rero ni umukobwa wakundanaga nyine n'uyu mwami akiri igikomangoma, gusa nyine bikaza kwanga ko babana kubera ko nyine batari bahuje rwose, batari bari mu cyiciro kimwe. Ntabwo igikomangoma nyine cyagombaga gushaka uyu mukobwa. Umwamikazi rero agikubita amaso uyu mukobwa Ana, ahita yumva rwose abihiwe cyane, ahita atangira kwijima, kuko ntabwo azi ko uyu mukobwa nyine agikora hano ibwami. Uyu mwamikazi ahita yinjira mu nzu arakaye cyane nyine ubona yivumbuye, maze akajya mu cyumba. Naho rero umwami we rwose utabuzi impamvu umwamikazi arakaye, yinjira amusanga mu cyumba ati none se mukundwa, kubera iki ugeze hano nkaba mbona utishimye, kandi njye nawe dushakana wari ubizi neza ko umunsi umwe nzaba umwami? Ni iki kigutunguye? Ni iki kintu kitagushimishije kuba uri hano? Naho umwamikazi ati ntabwo ubona se ikitanshimishije? Ni gute uriya mukobwa yaba kandi akiri muri iyi ngoro? Naho rero umwami ati nta kintu cyari gutuma nyine ahava, kuko nta kosa yakoze. Kuba tutarabanye ntabwo rwose byari gutuma bamwirukana hano ibwami.
n'ubundi rero umwamikazi nyine ahita yongera kwivumbura maze agahita yisohokera. Mu kanya gato rero anahita yinjira afite amazi ashyushye n'utuntu nyine two kwita nyine ku mwami. Arakomanga nyine umwami akamubwira ati injira. Araza rero agahita nyine apfukamira umwami nk'uko bisanzwe, maze agaca bugufi agashyira ya mazi hasi, agatangira kumukuramo inkweto, afata nyine ibirenge bye abishyira muri ya mazi, agatangira kumukarabya ibirenge no kubikanda amukorera akamasaje. Naho rero umwami ati ibi bintu rwose ntabwo nari mbiherutse, nabiherukaga nkiba muri iyi ngoro, naho mu mujyi rwose ntabwo nari mbiherutse. Ana rero ati ubu ngubu rero wongeye nyine byatangiye, ngomba kuzajya kwitaho umunsi ku munsi. Umwamikazi rero yongera kwinjira mu cyumba maze agahita asanga wa mukobwa ari kumasa ibirenge by'umwami. Noneho ibi bintu birongera bikamubabaza, kandi nyine ntabwo aba yabimubuza kubera ko aba ari gukora akazi ke nyine nk'umukozi w'ibwami, ntabwo nyine yamubuza kumasa ibirenge by'umwami. Ahita yongera agasubira inyuma n'umujinya mwinshi, aba atangiye rwose kubihirwa muri iyi nzu. Prince rero na Beni bo bagera mu cyumba, maze Prince nyine Jacques agahita yicara ku buriri. Beni nawe akamusanga. Beni aba yishimiye, ibyishimo byamurenze, ati ni ukuri ndishimye kuba rwose nazanye nawe aha hantu, ni heza cyane, ibintu byaho byose ni byiza. Naho rero Prince ati rwose ntakubeshye ibi bintu ntabwo ngiye nabikunze. Naho Beni ati kubera ko utabikunze kandi ari byiza cyane. Naho Jacques ati urabona nyine ntabwo ngiye menyereye rwose ubu buzima bwo kwirirwa nambaye iyi myenda imeze gutya, nkabizi nkunda kwiyambarira imyenda isanzwe cyane. Noneho reba nawe izi protokole z'abakozi, noneho wongereho ubu ngubu rwose ko n'abantu bose nyine bagiye kujya banyitaho, kandi ubundi ngiye nkunda nyine ubuzima butuje, ubuzima bworoshye. Gusa nyine icyiza ni uko papa yambwiye yuko nta kintu na kimwe ngomba kuzakora nk'itegeko, ko nintabishaka atari ngombwa rwose ko nzajya nkora nambaye iyi myenda. Ariko rwose ubuzima twari twibereyemo mu mujyi nibwo bwari ubuzima bwiza bw'ubwisanzure. Beni rero wahita amubwira ati hoya ni ukuri, aya ni amahirwe, wabonye ukuntu abantu bose bakubaha, uzi ko wita nyine abantu bose bakakunamira. Jacques ati nyine nibyo ntashaka, ibyo byubahiro rwose ntabwo mbikeneye. Ku mugoroba rero Jacques asanga mama we mu cyumba, maze akamubwira atari gusa mama, ko mbona rwose utishimiye kuza muri kino cyaro, kubera cyano hantu utahishimiye. Ndakeka ko nyine kuba papa yaje nyine kugira ngo azambare ikamba bitavuze yuko tugomba kuzaba hano ubuziraherezo. Naho mama we ati yego ndabizi nyine, ariko nanone ndumva rwose ntazi impamvu ntishimye. Ahisha umwana nyine ko yahasanze umukobwa wigeze gukundana na papa we, ariko nyine we nicyo kiba kitamushimishije. Naho rero Jacques ahita abwira mama we ati nagira ngo nyine ngusabe uruhushya, ejo jye na Beni tuzajya gutembera hanze nyine y'ingoro, maze turebe nyine uko hameze. Mama we ati nta kibazo, ariko nyine ubwo muzafata imodoka kandi mujyane n'abarinzi. Naho rero Jacques ati rwose mama, ibyo nyine nibyo ntashaka, ndifuza ko njye na Beni tuzambara nyine bisanzwe, apana kuba nambaye imyenda nyine y'igikomangoma, maze tukajya gutembera nta muntu n'umwe utumenye. Mama we ahita amubwira ati nta kibazo mwana wanjye rwose ndakwizera, ariko nanone mujye mwicunga mumenye aho mugenda. Jacques ati nta kibazo rwose kandi urakoze. Buracya rero mu gitondo, maze nyine bakajya ku meza gufata ibya mu gitondo. Ana rero we rwose aba akomeza kwita ku mwami cyane, ubona nyine amwisanzuraho nk'aho ari umuntu bamenyeranye, wagira ngo baba bagikundana. Aramutegurira amafunguro, akamugaburira nyine, akamuha ibyo kunywa, mbese ubona rwose ko inshingano ahubwo z'umugore w'umwami ari Ana wazifashe. Ibi bintu rero bikababaza cyane rwose umwamikazi, kuko aba abona uyu mukobwa agikomereza kwiyegereza umwami cyane, kandi nyine umwamikazi aba abizi neza yuko umwami ashobora kuba agikunda uyu mukobwa Ana, ndetse nyine biba byaranditswe na papa w'umwami, yaramwandikiye ko rwose namara kwambikwa ikamba
amaze kujya ku ngoma icyo gihe rwose azaba yemerewe gushaka undi mugore wa kabiri. Umwamikazi rero we aba afite ubwoba bwinshi avuga ati umwami namara kwambara ikamba azahita rwose ashaka uyu mukobwa, maze abe ari we uba umugore we, dore ko njyewe nabo twabanye tutarakundanye ari ababyeyi nyine babyumvikanye maze bakadushyingiranya. Nicyo kiba kiri gutera ubwoba rero umwamikazi, aba abona ko rwose ashobora kuba ari kugenda abura urugo rwe buhoro buhoro. Nyamara ariko umwami we rwose nta kimenyetso na kimwe aba yari yamwereka ko agikunda uyu mukobwa. Hanyuma rero bamara gufata ibya mu gitondo, maze Beni ndetse na Jacques nyine ariwe gikomangoma, bagatangira kwitemberera nyine muri iki cyaro mu muhanda, bagenda bareba ahantu hose ukuntu bimeze. Iki cyaro rero haba hatuyemo umukobwa mwiza cyane rwose, uyu mukobwa aba yitwa Elise. Uyu mukobwa rero aba yibanira na mama we muri iki cyaro mu kazu gatoya cyane rwose. Mama we rero aba yari umwarimu, maze nyine akaza kuva ku kazi, ubu nta kazi rwose aba yifitiye, aba yirirwa mu rugo nyine. Baba ari abantu bakennye cyane, uba ubona nyine batabayeho neza, ndetse nyine mama w'uyu mukobwa aba arwaye ukuguru ku buryo aba agenda acumbagira. Elise rero ndetse na mama we aba nabo bari gutembera hano mu muhanda. Elise nyine aba ari gufasha mama we kugira ngo akomeze atembereze uku kuguru nyine arebe azongera kugakora neza akajya agenda neza. Baba rero bari kwigendera buhoro buhoro, maze mama wa Elise akaba aranyereye araguye. Abakimara kugwa rero Beni ndetse na Jacques baba bari kugenda ku rundi ruhande rw'umuhanda, bagahita baza biruka cyane, maze bakegura uyu mubyeyi bakamuhungura bakamukandakanda, maze rwose bakabwira nyine Elise ko bamufasha kugira ngo amugeze mu rugo. Naho Elise ahita ababwira ati hoya nta kibazo, murakoze cyane rwose kuba mumfashije kumwegura, naho ubundi turakomeza tugende buhoro buhoro turahagera kuko n'ubundi turi muri karitsiye yacu. Barabasezera rero, maze nyine Beni ndetse na Jacques bagahita bakomeza kwitemberera bagenda birebera iki cyaro. Ariko Jacques akomeza kwitegereza uyu mukobwa uba ari mwiza cyane, n'ubwo ubona nyine yarishwe n'ubukene, ariko nyine bagakomeza bakigendera. Ku rundi ruhande rero ababyeyi nyine ba Line baba bagomba kuza nyine mu ngoro kugira ngo baze kubonana n'umwamikazi, ariko nyine ntabwo rwose Aline aba abizi. Bamusaba rero ko yakwambara imyenda yiyubashye maze bakaza. Aragenda rero akambara ikanzu nyine, ariko iyi kanzu akayanga cyane, dore ko rwose ari na mama we nyine uba wamuhitiyemo kuyambara. Kubera ko iyi kanzu iba ari ndende arayanga cyane, ati iki kintu rwose ntabwo gituma nisanzura, atari ko se mama kubera iki rwose ngomba kwambara iki kintu kidatuma mpumeka. Mama we rero abona yakomeje kuyanga, maze akamubwira ati nta kibazo, ngaho ugenda wambara icyo ushaka maze uze tugende. Aragenda rero akambara, maze nyine bakagenda bagerayo rero, maze mama wa Line akamubwira ko nyine aha hantu bari baje mu ngoro ku mwami nyine. Bamara rero kugera ibwami, maze nyine umwamikazi akabakira bakicarana muri salo, baba bari kuganira, maze agira ati reka duhamagare igikomangoma kize kubasuhuza. Ubwo ni Jacques nyine. Baba bakimuhamagara rero, maze nyine Jacques agahita abwira Beni ati ndumva rwose ntashaka kugenda nambaye iyo myenda, ubundi wambabariye nyine ukangendera mu mwanya wanjye ukaba ari wowe uyambara, maze ukagenda ugasuhuza abo bashyitsi. N'ubundi rero Aline na mama wa Line ntabwo rwose iki gikomangoma bari bakizi, kubera ko nyine baba mu mujyi bose babagaho nyine mu buzima busanzwe. Baherukaga papa wa Jacques akiri nyine igikomangoma, kandi icyo gihe bari bakiba nyine mu cyaro.
kandi nanone yari akiri umusore, yari ataranashaka umugore. Ntabwo rero iki gikomangoma bo bari bakizi. Jacques rero rwose abwira Ben ati yambarire iyo myenda maze rwose ngire mu mwanya ujye gusuhuza abo bashyitsi. Ben rero rwose nawe abyemera atazuyaje ati nta kibazo rwose, reka mbikore ndumva ndi bube nanabikunze cyane. Ahita yambara rero ya myenda y'igikomangoma maze akaza muri salo. Abagitunguka ari nakimubona akaba arasaze ati mbega umusore mwiza. Naho rero mama wa Aline ati ntabwo twari tuzi ko rwose mufite umusore mwiza bigeze aha, ati iki gikomangoma ni cyiza cyane, ati mbega umusore, ati noneho rwose ari mu kigero kimwe neza neza na Aline. Aline nyine ubwo aba yasaze ngo abonye igikomangoma, ubona nyine ibyishimo byamurenze. Naho rero Ben araza nyine agasuhuza mama wa Jacques. Umwamikazi we rero acyubura amaso ahita abuje nyine yambaye imyenda ya Jacques maze agahita atungurwa. Ben rero ahita amubwira ati mwiriwe neza mama, nko kumubwira nyine ati ceceka ntugire icyo uvuga, dore ko nyine baba n'ubundi ari umuryango umwe. Mama rero wa Jacques ahita abibona neza ko rwose nyine bahinduranyije, ariko akabihorera nyine akicecekera. Mama rero wa Aline we rwose abona nyine uyu musore ukuntu ari mwiza, maze nyine agahita abwira umwamikazi ati reka rwose ngende maze ndeke abana baganire, dore ko rwose bari no mu kigero kimwe. Naho rero mama wa Aline nanone ajya gusohoka agahita yongorera Aline ati uramenye rwose ntube umwana, nimusigare muganira kandi witware neza. Aline rero ndetse na Ben abagira ngo nyine ni igikomangoma basigara baganira nyine, maze bakumvikana ko rwose bazajya babonana kenshi ndetse yuko bazajya bakomeza no gusurana. Aline rero ataha yasaze ati ntabwo wabyumva rero mama, uzi ukuntu se uriya musore ari umwana mwiza, ati reba noneho ukuntu ari igikomangoma akaba ari mwiza, ari bogari, none hagira umutima mwiza, ntabwo wabyumva, azi kuganira. Mama we nawe ati rero umva nkubwire, aya mahirwe ntabwo tugomba kuyapfusha ubusa, ni wowe ugiye kuzaba umwamikazi ukurikira. Ati kubera yuko kiriya gikomangoma nikiba umwami, nawe nyine ugomba kuzaba ari wowe mugore w'igikomangoma, maze nawe ugahita uba nyine umwamikazi. Aline noneho ajya yasara ati mama uzi ubwenge, ati ndeba rero, reba ndi umwamikazi, urumva ukuntu ibyo bintu binavugitse neza. Ubwo rwose inama baba bayinogeje ko nyine Aline agomba gukora ibishoboka byose maze agakundana n'uyu musore. Dore ko rero Ben nawe agikubita amaso uyu mukobwa aba yamwishimiye cyane rwose. Ben rero asubira nyine we mu cyumba, maze Jacques akamubaza uko byagenze. Ben arabimubwira maze akavuga ati umva, uzi umukobwa bari bazanye ni umukobwa mwiza cyane. Naho Jacques ati ntacyo bimbwiye rwose. Ben ati ngiye ntamukunze ariko ngomba gukomeza kwigerageza amahirwe. Naho Jacques ati nta kibazo, wowe komeza nyine umere nk'aho ari wowe gikomangoma, nanjye nyine nzajya menya nk'aho ndi umukozi wawe, maze nguherekeze igihe mugiye kubonana n'uriya mukobwa, nta kintu rwose azarabukwa. Umugambi rero barawunoza neza rwose, maze bakumvikana ko nyine ari uko bigiye kugenda. Naho rero ku rundi ruhande Elise we rwose abona nyine ibintu byo kugenda birushaho kuba bibi mu rugo iwabo, maze akabwira mama we ko agomba gutangira gushaka akazi. Atangira no kugenda muri iki cyaro cyose agenda nyine ashaka akazi, abaza ko nta hantu yabona akazi. Umuntu umwe rero aramubwira ati bariya abantu bimukiye hano vuba bakeneye umukozi wo mu rugo, wagenda nyine ukajya kubabaza. Aragenda rero maze akinjira mu rugo rwabo wa Aline ababaza akazi nyine, maze bakamubwira ko rwose bakeneye umukozi wo mu rugo nta kibazo yazaza maze agatangira ku kazi. Bavugana amafaranga maze bakumvikana n'umunsi nyine agomba kuzagatangirira. Elise rero ataha nawe ibyishimo ari byose, maze akabwira mama we ko kuri iyi nshuro nyine yabonye akazi, ko nibura nyine azajya agenda maze agashaka amafaranga bakaba babona ibyo kurya. Naho rero ku rundi ruhande umwamikazi ahamagaza Ana mu cyumba cye maze akamubwira
ati rero ntabwo rwose nshaka ukuntu wigira ku mugabo wanjye, ntabwo mbikunda habe na gatoya, ndifuza ko nyine wajya kure y'umugabo wanjye, ntugakomeze kwigira nk'aho uri umugore we cyangwa uri inshuti ye. Naho rero Ana asuzuguye cyane umwamikazi ahita amubwira ati ariko uribuka neza yuko uriya musore yagombaga kubana nanjye, wowe icyagukijije gusa ni amafaranga y'ababyeyi bawe ndetse n'uko nyine papa wawe yari umuntu uzwi, naho ubundi rwose ninjye nakabaye narashakanye n'umwami. Naho rero umwamikazi ati nyine ibyo byararangiye, ubu ni umugabo wanjye, ntabwo rero rwose ugomba kumwigiraho ibyo ushaka byose. Naho Ana ati icyo nagira ngo nakumenyeshe ni uko nyine ubu ko yamaze kuba umwami afite uburenganzira bwo gushaka abagore bose ashaka. Naho umwamikazi ati urumva se wifitiye icyizere ko rwose najya guhitamo umugore azaguhitamo? Naho rero Ana ati nta nubwo ari ngombwa kumpitamo, ahubwo ni njyewe uzashaka kuko turaziranye bihagije, kandi nyine yarankundaga kuva kera kose, ubwo rero urumva ko rwose icyizere ni cyinshi cyane ko ari njyewe azahitamo kandi akaba ari nanjye akundwakaza. Ahita yisohokera rero azunguza amabuno rwose ubona yaciye amazi nyine umwamikazi, maze umwamikazi ibi bintu bikamubabaza cyane, byongera kandi kumushengura umutima nanone. Umwamikazi we rero rwose kubera nyiri agahinda aba afite, afata varize maze agatangira kuzinga ibintu abishyiramo. Umwami yinjira mu cyumba maze agahita amubaza ati hano habaye iki? Naho rero umwamikazi ati rwose ndambiwe agasuzuguro kari muri iyi ngoro, ntabwo mbyumva ukuntu unsuzugurwa bigeze aha. Nako ngo uzashaka abagore bose ushaka, papa wawe yari afite abagore 5, ndakeka noneho wowe kuko uri umuhungu we uzashaka abagore 10. Ntabwo rwose ibyo bintu nabyihanganira, ngomba kwisubirira nyine mu mujyi nkigendera kubera ko sinakomeza kwihangana. Ndabizi nyine twashakanye tudakundana kubera ababyeyi. Naho rero umwami ahita amucecekesha ati rekeraho rwose, yego nibyo ntabwo twigeze dukundana, ariko nanone twarabanye imyaka 20 yose irashize kandi n'ubu turacyari kumwe, ni wowe mwamikazi w'iki gihugu, ikindi kandi twarabyaranye uri mama w'abana banjye, ndakubaha rero kandi nyine nta kizahindura ko rwose uri umwamikazi, ahubwo ugomba kumenya ibyemezo ugomba gufata. Ntabwo nyine tukiri muri bwa buzima bwacu umuntu yabyuka agafata umwanzuro uko abishaka. Ubu ngubu umwanzuro wafata rwose wakora ku bantu benshi. Tekereza neza rero, nta mpamvu rwose n'imwe ufite yo kuva muri iyi ngoro ngo uragiye, ntabwo ibyo byashoboka. Ikindi kandi ndakeka nta kintu kibi na kimwe wigeze umbonaho, sinigeze ngusuzugura, sinigeze nkubwira nabi, ndakubaha kandi nyine uri umugore wanjye. Sinibaza rero ikintu nyine ushaka kindi. Umwami ahita yisohokera maze umwamikazi agasigara abitekerezaho, maze akibuka nyine ko ari umwamikazi koko, ko adakwiye gufata imyanzuro abonye iyo ari yo yose, maze akongera akicara ku buriri, imyenda akayipangura muri varize, ariko nyine agahinda kaba ari kose. Abatekereza ko ahari umwami noneho yiboneye umukunzi we wa nyawe, ko rwose atazongera no kureba irihumye umwamikazi, kandi ntabwo ariko rwose biba bimeze. Naho rero Elize aragenda maze akajya gutangira akazi iwabo wa Rine. Bamuha karibu rero maze akinjira, gusa nyine nta muntu uba uri hafi, yaba Aline mama we cyangwa papa we. Araza rero agahita yiyicarira nyine muri salo kuko ni umuzamu uba wamubwiye ati injira harafunguye nta kibazo. Mama rero wa Rine aba agitunguka muri salo ati haguruka vuba, nta soni ugira, urifata wowe ukanicarira ku ntebe, urinde ubundi wowe? Naho Elize ati nitwa Elize, nari nje hano ku kazi nyine, ni njye mukozi bari baboherereje. Naho mama wa Rine ati nta kinyabupfura ugira rwose habe na gikeya, wowe nta soni uranyicarira mu ntebe, birabujijwe, nta mukozi wanjye ujya ukoza ikibuno cye rwose mu ntebe zanjye. Elize ati rwose mumbabarire rwose ntabwo bizongera. Naho rero mama wa Rine ahita ahamagara Rine ati ngwino urebe. Aline rero araza ati uyu ni umukozi mushyashya nakuzaniye. Aline ati nari nzi yuko azaba ari umuntu mukuru. Naho mama we ati oya ibyo ntacyo bivuze, icyangombwa nuko agomba kuzajya agufasha akazi kose.
bahita rero bajya kumwereka ibyo agomba nyine gutangira akora maze akazi kagatangira ubwo. Umunsi wakurikiye rero Aline nyine aba ari gukora mu kabati ke maze akabona imyenda nyine atacyambara, ahamagara rero Elise maze akamubwira ati iyi myenda nyine ndifuza yuko uyijyana ukajya kuyinjugunyira. Abamujugunyira umwe umwe maze wagwa hasi agatangira rwose kumutuka. Aba rero ari no kuri telefone kandi ari kwivuganira nyine na Beni aba yita igikomangoma. Beni rero amubaza umuntu bari kuvugana maze nawe agahita amubwira ati ni wa mucakara wanjye rwose nawe uyu nawe arandushye cyane, uzi ukuntu atumva, tekereza ko atabasha gufata umwenda ngo awukomeze. Naho Beni ati ariko ni ukuri jya umureka nyine nawe ujye umworohera, erega ni umuntu nk'abandi. Naho Aline ati hoya aba ngaba nyine baba bararemewe gukora akazi, nakora akazi rero niko kamuzanye. Elise rero amara gufata ya myenda yose maze nyine agasohoka, aba ari kumanuka rero kuri esikariye ava nyine mu cyumba cya Aline, maze akaba akubitanye na papa nyine wa Aline. Kubera ukuntu Elise aba arangaye ahita amugonga, maze papa wa Aline ati wowe se kandi urinde uri kungonga? Naho rero Elise ati mumbabarire rwose bosi, njyewe ni umukozi wa hano mushyashya. Papa wa Aline ati rero uzajya ugenda ureba, kubera iki ugenda utareba? Elise rero asaba imbabazi nyine maze agahita asohoka akajya hanze. Ya myenda rero nyine ahita ayibika kuko ntabwo aba ari buyijugunye muri puberi, n'ukuntu nta mwenda n'umwe we aba agira. Ku mugoroba rero arataha maze yagera mu rugo akabwira mama we ati mama rero ndi kuzinga nyine imyenda. Naho mama we ati none se iyo myenda wayikuye hehe? Elise rero ahita amubwira ati iyi myenda nyine niyo umukobwa w'ahantu nkora yamubwiye ngo niyijugunye, rero nahise nyitwarira kuko urabona ko ikiri mushyashya ikimeze neza cyane. Mama rero wa Elise ahita atangira kurira, amarira agatangira gushoka. Ati mwana wanjye rwose mba numva agahinda kanyishe. Naho Elise ati ubabajwe n'iki se? Ubabajwe nuko nabonye indi myenda mishyashya? Mama ati hoya, ikimbabaje nyine ni uko mba ngomba kukwitaho maze ukabaho rwose nk'umwamikazi, ariko dore simbishoboye nyine, sinshobora kuguha icyo ushaka cyose. Rero mba mbabajwe n'ukuntu nyine uba ugiye kwambara imyenda wakuye ahandi hantu bambaye, nicyo kimbabaje rwose mwana wanjye. Naho Elise ati humura rero mama rwose ibyo ntacyo njye bimbwiye, kuko nyine dufite ibintu byinshi byo gukora ku buryo n'amafaranga nkorera ntabasha kuyagura imyenda, tugomba nyine kuzajya tuyakoresha ibindi bintu dukeneye muri runo rugo. Mama we rero aramuhobera maze akamubwira ati ni ukuri mukobwa wanjye uri intwari rwose kandi ndagukunda cyane. Umunsi wakurikiye rero Beni aba afitanye gahunda na Aline yo gutemberana nyine muri iki cyaro. Ubwo nyine Beni yambara nyine imyenda y'igikomangoma, kubera ko rero aba agomba kugira nyine umuntu umuri inyuma. Ubwo nyine ahita ajyana na Jacques mu busanzwe niwe gikomangoma nyine, ariko barabyinduranyije nyine kubera uyu mukobwa Jacques atigeze ashaka kujya kureba, maze agasaba Beni nyine ko ari we wajya kumureba. Ubu rwose byabaye ngombwa yuko ari nkaho nyine Beni ari we uzajya akora ari mu mwanya w'igikomangoma. Bajya rero gufata nyine Aline, maze Aline akababwira ati reka nyine umukozi wanjye nanjye aze maze baduherekeze, dore ko rwose baba bari kumwe ndetse n'umurinzi w'ibwami nyine uba ubaherekeje. Ajya kubonera akabona Elise aje yiruka nyine, aba yatinze ho gatoya rwose. Aza rero avuga ati umbabarire rwose mabuja kuba nari ntinzeho gatoya. Nta rindi jambo na rimwe arongeraho. Aline ahita amukubita urushyi rutyaye, maze nyine Jacques ati hoya rwose, kubera iki umukubise, kubera iki umufata gutyo? Naho rero Aline ahita amuhindukirana ati uranyumvira uyu mukozi wa Prince nawe ukuntu nta bwenge agira? Ati uyu mukobwa ni umukozi wanjye nijya muhemba, rero ngomba kumufata uko nshaka. Wowe se uri nkande uvuga? Atumva ukuntu ushyanuka.
cyangwa nawe mbanze ngushyiremo inshyi. Aba agiye gukubita Jacques rero, maze Beni agahita amufata ati oya, have rwose ibyo bintu ntuzabigerageze, reka duhane amahoro nyine, ahubwo reka tujye kwitemberera maze nyine tuze kugira igihe dutahira. Aline rero anyura nyine kuri Jacques, maze akaba amukubise inkokora mu nda. Bahita rero bajya imbere nyine, ubwo ni Beni uba wambaye imyenda y'igikomangoma ndetse nyine na Aline bafatanya nyine bagenda batembera. Naho rero Jacques ndetse na Elise bo nyine bagenda inyuma nk'abakozi nyine baherekeje ababosi babo, gusa nabo bagenda baganira, maze Jacques akabwira Elise ati ndakwinginze rwose ihangane ku bikubayeho. Nawe Elise ati oya, nta mpamvu yo kunyihanganisha kubera ko ntabwo ari wowe ubinkoreye, hari ubwo se ari wowe nkubise. Naho Jacques ati ntabwo bishimishije rwose ukuntu bosi wawe agufata, biriya ntabwo ari ibintu, agomba kumenya ko uri ikiremwa muntu nawe rwose ukwiye kubahwa. Elise ati byose nyine urumva wabibwira umubosi. Naho rero Jacques ahita amubaza ati amakuru ya mama wawe. Elise rero ahita ahindukira kuko nta nubwo aba yari akimwibuka rwose, arahindukira akamureba mu maso ati amakuru ya mama wanjye, mama wanjye se uramuzi? Naho rero Jacques ati ntabwo unyibuka, ati njyewe nagufashije cya gihe nyine mama wawe aguye mu muhanda. Elise ati ni wowe? Mana we umbabarire, ni ukuri kuba rwose ntabashije kukubona ngo mfite nkwibuka, gusa nyine mama ameze neza, ariko nanone sinigeze ntekereza ko nyine waba nawe ukora iwabo w'igikomangoma. Jacques ati cyane rwose niho nkora, ndacyagiye nyine burya nari muherekeje ari kwitemberera, gusa nyine nishimiye rwose kongera kukubona. Bakomeza no kugenda baganira, maze nyine Aline akabarebye inyuma ahita atangira kubabwira nabi ati ariko ubundi mwebwe kuki mugenda nk'utunyamasyo, muba mugenda muvuga ibiki? Naho rero Jacques ahita abwira Elise ati ndabona ababosi bacu barakaye, reka twihute nyine tubegere. Ibwami ho rero ibintu biba biri gukomeza rwose guhindura isura. Igitondo kimwe Ana azanira imbuto umwami, maze agasanga yiyicariye nyine muri salo ariko yegamye ku ntebe yasinziriye. Naho rero Ana akihagera ahita amubwira ati nyiricyubahiro. Umwami rero ahita akanguka nyine, maze agahita amubwira ati Ana. Naho Ana ati uzi ko neza utigeze uhinduka, uko wari umeze kera n'ubu rwose niko kimeze. Ahita amubaza ati none se ngo katire nyine imbuto, kuko nyine yari amuzi guhera kera, urumva nyine ni nk'aho ubundi bari barakuranye, uyu mukobwa akora ibwami, maze uyu mwami akaza kumukunda akiri igikomangoma, ariko nyine bikanga kuko yari umugaragu w'ibwami, ntabwo byari kwemera nyine ko bashakana. Umwami rero amubwira ati yego rwose ibintu nkunda urabizi cyane. Naho rero umwami ahita akomeza abwira Aline ati cyakoze nibutse nyine ukuntu kera najyaga mba nshaka kwiyurira ibiti maze ukambuza. Naho rero Ana ati nyine ntabwo nari gutuma ubyurira, tekereza nk'iyo wurira maze ugahanuka, urumva nari kubwira umwami ko igikomangoma cyahanutse ndeba iki? Bose rero bahita baseka, maze nyine Ana agahita abwira umwami ati ahubwo reka nze rwose mbe nkukorera aka massage maze umere neza. Ahita ajya inyuma ye rero agatangira kumukorera aka massage ku bitugu hose, maze akajya akabona nyine umwamikazi ari kubareba, ahita noneho atangira kujya amumasa no mu mutwe, agatangira kujya amukora no ku matama, nko kugira ngo nyine ababaze umwamikazi, akajya amureba maze akamwicira ijisho. Umwamikazi we rwose aba asigaye abona umugabo we baramwigije kure ye cyane, kuko ababona nyine nta hantu bagihurira. Ibihe byiza byose ni nk'aba asigaye abyigiranira na Ana. Undi munsi rero nanone Aline nyine ajya gusura Beni, noneho bajya iwabo nyine ibwami, baragenda bakicara maze bakiganirira, bagafata ibya saa sita. Naho rero Elise we nyine aba ahagaze
hanze icyo gihe cyose arahagarara amasaha akagenda agashira. Sinzi rero ukuntu Jacques asohoka maze akaba abonye Elise arahagaze, ahita amubaza ati kuri hano? Naho Elise ati nyine nari naherekeje mabuja wanjye Aline yari yaje kureba igikomangoma. Jacques rero ahita amubwira ati hoya ntumbwire, amaze amasaha arenga 2 hariya, ntumbwire ko rwose ayo masaha yose wari uhagaze hano. Naho nyine Elise ati yego rwose nari mpahagaze kandi nyine nagombaga kumutegereza. Jacques rero ahita amubwira ati ahubwo se wari twajya gusangira ibya saa sita? Naho rero Elise ati hoya rwose ntabwo nakwinjira mu nzu, nta nubwo kandi naza nyine gufata amafunguro iwabo w'igikomangoma. Jacques ati ngaho noneho reka njye kubwira abakozi maze bayazane hanze. Elise ahita amubwira ati ahubwo ubabwire nyine maze ayo mafunguro bayampfunyikire, ndaza kuyatahana maze nyafatire mu rugo. We nyine aba yahise atekereza ko na mama we nta kintu cyo kurya afite, maze ahita atekereza ko nyine ibi byo kurya yaza kubijyana maze akabisangira na mama we. Jacques rero ahita amubwira ati nta kibazo, reka mbivuge nyine babigenze batyo, babipfunyike maze rwose uze kubijyana. Jacques rero ajya kugenda maze Elise agahita amubaza ati ariko ntabwo nyine wigeze umbwira izina ryawe? Naho Jacques ati nyine nitwa Jacques. Elise rero nawe agahita amubwira ati nanjye nitwa Elise. Jacques rero ahita agenda maze agasanga Beni ndetse na Aline ahantu baba bicaye, sitori zaryoshye. Ahita rero abwira Aline ati ariko wowe rwose kubera iki nta mpuhwe ugira? Ni gute watumye nyine Elise ahagarara hariya aya masaha yose? Kubera iki mutamujyanye nibura no mu cyumba cy'abandi bakozi maze akaba yiyicariye, akaba anaruhuka, akaba yari no gufata rwose ifunguro? Aline ahita amuhindukirana maze agahita amubwira ati ariko kubera iki utajya wubaha? Njyewe rwose nayobewe impamvu ugira agasuzuguro kangana gutyo. Wowe urifata ukabwira igikomangoma gutyo, hanyuma se niba ahagaze urumva ibyo bintu bitubwiye iki? Uriya turabimuhembera, niko kazi ke, agomba guhagarara rero amasaha ayo ari yo yose. Ikindi kandi ngenda atahira igihe ndi bushakire, naho rero warahagarara rwose kugeza icyo gihe ndi butahire? Naho Jacques ati ariko rwose ibyo ngibyo ntabwo ari ubumuntu. Naho rero Aline ahita ahindukirana nyine Beni ati ariko uyu mukozi wawe kujya kumenyera? Naho Beni ati mwihorere, uriya musore nyine kubera ko twakuranye tukaba twari turi inshuti, niyo mpamvu nyine uba ubona anyisanzuraho cyane. Beni rero ahita areba nyine Jacques maze akamwicira ijisho nko kumubwira ati mbabarira rwose maze ugende. Amara kugenda rero maze Aline agahita abwira Beni ati ngiye rwose sinzi impamvu mba mbona nyine iyo uri kuvugana n'uriya musore wagira ngo uba uri nko kugenda ku magi. Ni nko kuvuga nyine ko amuvugisha nyine yigengesereye cyane. Beni ati ibyo byihorere, reka twikomereze ikiganiro cyacu ahubwo twari twibereyemo, mbwira harya twari turi kwivugira ibiki? Naho rero Jacques ahita asubira hanze maze nyine akazana Elise akamwinjiza mu nzu ati ngwino rwose wugame izuba rirenda kukwica neza neza. Bagera mu nzu rero maze Jacques akabwira Elise ati cara. Elise ahita amubwira ati none se hano si muri salo y'umwami? Naho Jacques ati yego. Elise ati ntabwo nakwicara, urumva nakwicara muri izi ntebe z'ubwami? Ntabwo nshobora kwicara rwose. Jacques ati ariko nta kibazo wakwicara. Elise ati hoya ntabwo rwose bishoboka. Ati ariko ubundi kubera iki wowe mama rwose udafite ubwoba bwo kuba watakaza akazi kawe? Gute se wowe wumva wanyicaza muri izi ntebe muri iyi salo? Jacques rero aramubwira ati humura rwose yicarire. Naho Elise areba nyine intebe iri ku ruhande maze akamubwira ati nta kibazo reka nicara aha. Baricara rero maze Jacques agatangira kumubaza ati ariko rwose mbwiza ukuri, kubera iki ukomeza kwihanganira gukora iwabo uriya mukobwa? Nukuntu mba mbona uriya mukobwa agufata nabi, aragukubita akubwira amagambo mabi, mbese nyine mba mbona rwose nta musiporota njyewe. Naho rero
Elise ahita amubwira ati nyine ngomba gukomeza gukora iwabo kubera ko amafaranga bampemba ndayakeneye. Urabona nyine mba nkeneye kwita kuri mama wanjye kubera ko nta kazi afite ndetse nanjye nkiyitaho. Ikindi kandi ndaniga, buriya rwose mba mfite nyine amasomo niga, ubwo rero mba nkeneye nyine n'amafaranga y'ishuri. Urumva ko ibintu ntabwo biba byoroshye habe na gatoya. Jacques rero ahita abaza Elise ati none se buriya baguhemba amafaranga angahe? Elise ati bampemba ibihumbi 50. Naho rero Jacques ahita atangira kuyakuba mu mutwe maze akamubwira tuzi yuko no kugira ngo byonyine ubone amafaranga wakwishyura minerivare umwaka umwe byagusaba nibura gukora imyaka 5 nta kindi kintu ukoresha ayo mafaranga. Elise ati ndabizi nyine ariko ngomba rwose gukora ibishoboka byose nyine ngakora aka kazi sinakareka uko niboneye. Bakomeza rero kwiganirira nyine maze bakanamupfunyikira ya mafunguro bakayamuzanira kugira ngo nyine aze kuyatahana aze kuyarira mu rugo. Naho rero Aline ndetse rwose na Beni bo baragenda noneho bakigira no kuri pisine bakiyicarira bagakomeza nyine kuganira. Beni rero abaza uyu mukobwa ati none se hari ikintu ngira ngo nkubaze rwose, waba ufite umukunzi? Naho Aline ati hoya rwose ntawe mfite. Naho rero Beni uba rwose nyine yaranihinduye igikomangoma ahita amubwira ati nifuzaga rero ko wambera umukunzi, urabyumva ute? Naho Aline ahita asimbukira hejuru ati ni ibyishimo kuri ngewe rwose, ubyumve ko uyu munsi ngiye kuwandika muri ajenda yanjye, uyu munsi ni uw'igiciro kuri ngewe, nabyemera rwose kukubera umukunzi ndetse n'iby'icyubahiro rwose gikomeye. Barahoberana rero maze ibyishimo nyine bikaba byose, basezerana ko rero maze bagataha nyine. Beni rero agera mu cyumba maze akabwira Jacques ukuntu uyu munsi byose byagenze, amubwira kandi ko yasabye Aline ko yamubera umukunzi, maze Jacques ntibimushimishe habe na gatoya. Ahita abwira Beni atari kumva amakosa yose wakoze, ni gute wasabye umuntu kukubera umukunzi kandi ukabikora mu izina ryanjye? Naho rero Beni ati hoya ntabwo nabikoze mu izina ryawe kubera ko arabizi ko nitwa Beni ndi umukunzi we. Jacques ati ariko nyine Beni ntabwo ari igikomangoma nawe urabizi, hanyuma urumva namara kumenya ko utari igikomangoma azabigenza ate? Beni ati nta kibazo rwose kubera ko uriya mukobwa arankunda cyane, mba mbona rero ibyo ngibyo nyine byo kuba igikomangoma cyangwa kutaba cyo ntabyo yitayeho. Nitumara kumenyerana neza nzamubwiza ukuri maze mubwire ko rwose ntari igikomangoma, gusa ubyumve arankunda ntushobora kubyumva kuva nabaho n'ubwa mbere umukobwa akunze kuriya. Naho rero Jacques ati ariko se wowe uriya mukobwa rwose n'iki utamubonaho, kuki utabona ko uriya mukobwa adafite imico myiza? Nyamara rwose ushobora no gusanga agukundira yuko uri igikomangoma, nyamara rwose ibintu uri kujyamo simbizi. Naho Beni ati uriya mukobwa ari mwiza cyane, ntabwo rwose nabasha kwibuza kumukunda, ndamukunda cyane ku buryo ntigeze nkunda undi muntu n'umwe, kandi nawe arankunda yaransariye. Rero urumva ko rwose nta kibazo, humura nanamenya ko ntari igikomangoma ndabizi azakomeza kunkunda. Jacques ati gusa nyine ntabwo rwose ibi bintu binshimishije kubera ko ntabwo mpamya yuko uriya mukobwa ari mwiza kuri wowe. Aline rero akigera mu rugo inkuru ziba zishyushye, ari kubwira mama we ukuntu nyine igikomangoma cyamusabye ko nyine yakibera umukunzi. Mama we asimbukira hejuru maze agaterura Aline ati mbega ibyishimo, ati reba ukuntu umukobwa wanjye agiye kuba umwamikazi, rwose tugiye kuba nyine abantu b'abanyacyubahiro. Ntakubeshye ndumva ibyishimo bindenze. Batangira nyine kugenda bigira nkaho rwose batangiye kuba nyine abantu bakomeye, bagatangira kwiga ukuntu bazajya bagenda, bagatangira kwiga ukuntu bazajya bavuga, nyine ibintu biba byashyushye ubona babihinzemo cyane. Aline noneho rwose uba ubona atagikandagira hasi neza neza. Umunsi wakurikiye rero Jacques asanga mama we yicaye muri salo maze akamusuhuza. Mama we ahita amubwira ati ariko rwose mwana wanjye ibintu murimo wowe na Beni
ntabwo ari byiza habe na gatoya. Hari umunsi rwose bizabagwira neza neza, hari umunsi muzabona ikirere cyabaguyeho. Biriya bintu rwose ntabwo ari byiza byo guhinduranya imyanya. Naho rero Jacques ati mama rwose humura, tubirimo neza kandi nta kintu kizaba, humura. Mama we ati ni akazi kanyu rwose, nizere ko mwabitekerejeho neza ibyo murimo. Umwamikazi ariko ibyishimo rwose biba bikomeje kugenda biyoyoka, kubera ko Ana rwose aba amugeze ahantu. Umunsi umwe rero Ana abwira umwamikazi ati mba mbona rwose wigira nkaho uri umuntu ukomeye, gusa tegereza gatoya, nyuma y'igihe gitoya ndaje rwose nzarebe ko ibyo ngibyo uzaba ukibyigira. Uretse umwami namara nanjye kungira umugore byemewe, nzaba rwose nkwirebera. Umwamikazi rero kwihangana noneho rwose bigeraho bikanga, maze agasanga umwami akamusaba rwose ko yakwirukana uyu mukobwa. Naho rero umwami ahita amubwira ati ntabwo namwirukana, uyu mukobwa yabaye hano kuva kera kose, ababyeyi banjye baramwizeye, rero kuba utamwiyumvamo ntabwo rwose ari ikintu cyatuma mwirukana. Naho umwamikazi ahita amubwira ati mbwiza ukuri, nibyo se koko numara kwambara ikamba uzahita umugira umugore wa kabiri? Naho umwami ati biratangaje kuba n'igihe cyose tumaranye n'ibyo twanyuranyemo byose ukibasha guhagarara rwose ukambaza ibyo bintu. Gusa nyine nta mwanya rwose mfite wo kugusubiza ibyo bibazo no gukomeza kubitekerezaho, kuko mfite ibibazo byinshi by'iki gihugu ngomba kwitaho. Ubwo rero ibyo ndumva rwose bitari mu bintu byandaza inshinga. Ahita rero yigendera, maze umwamikazi uba usigaye ahagaze ahangaha noneho agahita yikorera amaboko, induru akayishyira ku munwa, agahinda nyine aba yumva kamurenze, kubera ko nta gisubizo mu by'ukuri aba abonye cya nyacyo. Naho rero Elise we arabyuka maze akajya ku kazi, ariko akagenda yakererewe. Aragenda agahita afata imyeyo, maze yaba agiye gutangira gukoropa mu cyumba, mama wa Aline aramubona agahita amuhamagara ati ngwino hano, wowe ukeka ko iyi nzu ugomba kwinjira igihe ushakiye? Naho Elise ati ndakwinginze rwose mumbabarire, gusa ntabwo rwose bizongera, ni uko nyine hari utuntu nari ndi kwitaho mu rugo twerekeranye n'umubyeyi wanjye. Undi nawe ati none se ukeka ko ibibazo by'iwanyu bindeba? Ikindi ndeba ni akazi kanjye. Naho papa wa Aline ahita asohoka mu cyumba, maze akababaza ati habaye iki hano? Umugore we ahita amubwira ati ni iki gicucu rwose cy'umukozi kiba kiri aho kintesha umutwe gusa, ubanza azi ko ari we kibazo cyonyine umuntu agomba gutekerezaho. Papa wa Aline rero ahita abwira Elise ati ariko koko numvise ko mama wawe yarwaye? Naho Elise ati yego. Papa rero Aline ahita akura mu mufuka, maze agafata amafaranga akayahereza Elise ati ngaho ufata aya mafaranga, maze rwose uze kuyakoresha wita kuri mama wawe, niba hari n'imiti wamugurira uyimugurire. Elise rero ashimira uyu mupapa cyane, maze agahita asubira mu kazi ke. Naho rero mama wa Aline abaza nyine umugabo ati none se ugiye hehe? Umugabo ati ngiye ibwami, hari inama tugiyemo. Undi nawe ati genda, ati ndaza kugutegurira amafunguro ukunda, atari kuzi yuko ndi kumva nyine ntangiye kugukumbura, aba ari kumwikundishaho rwose ukuntu. Papa wa Aline rero amara gusohoka, maze mama wa Aline agahita ahamagara Elise ati ngwino hano, ati mpereza ayo mafaranga agira vuba. Elise ati ariko bayampaye. Naho mama wa Aline agahita kumwambura ku ngufu atizana, dore ko rwose bari n'amafaranga menshi baba bari bamuhaye. Ahita atangira kuyabara, ati urandebera di, uyu mukozi nawe rwose yaratangiye kwishyira mu myanya. Aya mafaranga n'ayanjye, ahubwo ndaje rwose njye kuyiguriramo igitenge n'inkweto n'isakoshi, ibintu nyine byiza byose nari nkeneye, ndaje mbyigurire. Ahita rero abwira nyine Elise ati genda mva imbere, genda ujye mu kazi. Elise ahita agenda n'agahinda kenshi, kuko rwose baba bamwambuye amafaranga kandi yari amaze rwose kwibonera, atangiye kwishima ko abonye amafaranga bari gukoresha nibura iminsi mike. Mama wa Aline kandi ahita abwira Elise ati ikindi kandi umushahara wawe ndawugabanyije, ndagukase nyine kubera yuko wakererewe, ikosa ryose uzajya ukora nzajya nkugabanya. Nyuma ya saa sita rero Elise arangije akazi,
Aline nyine nawe ahita amubwira ko akeneye ko nyine amuherekeza maze akajya gusura Ben. Baragenda rero bakajyayo maze nyine Ben ndetse na Aline bakajya kwiganirira ibyo bari basanzwe nyine baganira kuko baratindanaga cyane. Naho rero Elise abona nyine amasaha yo gutaha yageze, ariko nyine akabona ntabwo rwose Aline araza. Yicara rero ahantu inyuma y'inzu maze agatangira kurira kubera ko mama we yamujyanye kwa muganga kandi aba agomba kuza kujya kumukurayo kuko mama we nyine aba agenda acumbagira, biba bisaba umuntu ugenda amufashe. Jacques rero aza inyuma y'inzu maze agahita asanga nyine Elise aricaye ari kurira, ahita amubaza ati none se uri kurira? Nawe Elise ati hoya ntabwo ndi kurira. Jacques ati ariko umuntu uri kurira nzi kumutandukanya n'utari kurira rwose, mbwira ahubwo byagenze bite? Uriya mukobwa yongeye kugukubita? Elise ati hoya ntabwo rwose yankubise, ntacyo yantwaye, ahubwo nyine ikintu kimbabaje ni uko natinze hano kandi nagombaga kujya gufata mama wanjye kwa muganga. Naho rero Jacques ahita amubaza ati none se hashize igihe kingana gute ubonye ko utangiye nyine gukerererwa? Elise ati hashize nk'isaha yose kandi ndabona nyine mabuja rwose nta gahunda afite yo kuza ngo dutahe. Jacques rero ahita amubwira ati none se wakwigendeye maze ukajya gucyura mama wawe, ndaza gushaka nyine uburyo nagusobanura. Naho Elise ati sinabikora kubera ko nyine bambuze bahita bankata amafaranga, noneho rwose ntabwo nazahembwa. Jacques ahita amubwira ati ariko nungutse igitekerezo, ngaho nyine mpa adresse y'ahantu mama wawe ari ubundi njye kumukuzanira. Elise rero ahita amubwira ati none se ubwo uramugeraho ute? Naho Jacques ati wowe nyine mpa adresse ndahamagara mama wawe aragenda anyobora nyine maze mugereho. Elise ati none se ko kumva wabikora? Naho Jacques ati cyane rwose ndabikora, ntugire ikibazo. Elise rero aramushimira ati nukuri urakoze cyane, noneho rwose ubu ndahita nicara ntekane. Ahita rero amuha adresse maze akamuha na nimero za mama we. Jacques rero ahita agenda akajya kureba mama wa Elise kwa muganga. Aramuzana rero maze yamugeza iwabo mu rugo bakicara nyine ku gatebe bari kuganira. Mama wa Elise abwira uyu musore ati ni ukuri uri umwana mwiza cyane, biragaragara rwose ko warezwe ndetse wicisha bugufi, ni ukuri Imana izaguha umugisha kandi rwose ngusabiye ibyiza byose. Naho rero Jacques ati murakoze cyane rwose mama. Akomeza kwicara aho rero agakomeza kumuganiriza maze akamubwira ati ariko nifuzaga nyine no kuba nabashakira amazi dore ko rwose batanayakuraga hafi. Mama we rero arafungura maze akamuha ibibido maze Jacques akajya kuzana amazi. Aragaruka rero akicara aha agakomeza kuganiriza nyine mama wa Elise. Mama wa Elise aramubwira ati none se ko rwose utangiye kwira watashye? Naho Jacques ati ntabwo nagusiga wenyine, ndategereza ko Elise ari buze maze mbone gutaha, sinagusiga wenyine rwose hano. Bakomeza rero kwiganirira maze Elise akaba araje. Agitunguka ahita abwira Jacques ati uracyari hano? Ni ukuri watinze rwose, ubu se ntibari bukumerere nabi ko watinze gusubira ku kazi? Naho Jacques ati humura, nagombaga kugutegereza maze ukaza ugasigarana na mama, ntabwo rwose nari kumusiga wenyine. Elise rero ashimira Jacques cyane ati Imana rwose izakumpera umugisha kubw'ibyo wankoreye uyu munsi, wakoze cyane ubyumve rwose. Jacques rero aragenda ariko akababwira ko rwose azongera akagaruka kubasura kandi vuba. Jacques rero agera mu rugo maze nyine agasanga Ben yahangayitse cyane kubera ko Jacques baba bamubuze. Abakinjira maze Ben ati ndakubwiza ukuri, ndabona rwose ugiye kuzanyikisha umutima neza neza. Yego warakoze, watumye rwose mpura n'urukundo rw'ubuzima bwanjye, ariko ntutekereze ko rwose papa wawe azihanganira kuba naba ntazi ahantu waba uri. Naho Jacques ati ariko njyewe rwose ndi umuntu mukuru, nari nagiye nyine hanze y'ingoro, narindi iwabo wa Elise. Naho rero Ben ati nyamara rwose utangiye gukunda uriya mukobwa, uzi ko neza ibintu byanyu bigiye kumera nka ya nkuru ya Sandriyo. Tekereza nawe umwana w'umwami utangiye gukunda umukozi wo mu rugo. Naho rero Jacques ahita amubwira ati ninde wakubwiye se ko dukundana? Gusa ntuzongere no kuvuga ibyo bintu, nanjye mfite uburenganzira bwo gukunda uwo nshaka kandi igihe nshakiye.
baba bakiri kuvugana rero maze umukozi wo muri iyi ngoro y'umwami nyine akaba arakomanze, baramubaza nyine icyo ashaka maze agahita ababwira ati umwami arifuza kuvugana n'igikomangoma. Beti ahita abwira Jacques ati wabyumvise, ni ukuri yahereye kare rwose agushaka, twari twataye umutwe. Jacques ahita asohoka rero maze akajya muri salo asanga papa we nyine, maze agasanga Anna nyine nk'ibisanzwe arahari kumukorera ka massage. Umwami rero abaza Jacques ati none se wari wagiye hehe? Jacques ati nari nagiye hanze y'ingoro, numvaga rwose nkeneye kurambura amaguru ndetse nkeneye rwose no kureba ibindi bintu bitandukanye n'iby'aha ngaha, ariko papa urabizi ukuntu bijenanye nyine kuguma hano iminsi yose amasaha yose, numvaga rwose ndifuza gutembera maze papa tukifata ukagenda uri wenyine nta muntu n'umwe uguherekeje. Naho Jacques ati nibyo nyine nashakaga, nifuzaga gutembera rwose ndi jyenyine nkumva ukuntu bimeze. Papa we rero ahita abwira Anna ati genda, ndashaka kuganira n'umuhungu wanjye. Anna ati ngende mbe ndetse kugukorera massage? Naho umwami ati cyane rwose genda. Amara kugenda rero maze umwami akabwira Jacques ati muhungu wanjye urabizi turi inshuti cyane kandi hagati yanjye nawe nta banga ririmo, ngaho mbwira none se hanze y'ingoro nyine wabonye bimeze bite? Ikindi kandi ndifuza kumenya nyine ahantu wari wagiye hanyaho, apana kumbwira ibintu bivangavanze. Naho rero Jacques ahita amubwira ati urabizi nyine papa ntabwo nakubeshya, nari nagiye kureba inshuti yanjye. Papa we rero ahita amwenyura ati inshuti gusa se? Ati none se iyo nshuti ni umuhungu cyangwa ni umukobwa? Naho Jacques ati ni umukobwa. Papa we rero ahita aseka ati mbwira nyine n'ibindi bikurikira. Jacques ati oya nta bindi, ni inshuti yanjye nyine niyo nari nagiye kureba. Papa rero ahita amubwira ati mwana wanjye ujye ugenda buke nyine kandi ujye wirinda, ujye umenya aho ugiye, ujye wicunga kubera yuko nyine urabizi ko uri umwana w'umwami, umuntu runaka ashobora kukugirira nabi. Jacques ati rwose nzajya ngenda navuze, kandi nanone rwose papa nanjye maze kuba umuntu w'umugabo nyine ntugahangayike. Jacques rero aragenda maze agahita ajya mu cyumba akajya kureba mama we. Ahita rero abwira mama we ati rero mama rwose nifuzaga nyine ko wamfasha. Naho mama we ati urabizi uri umuhungu wanjye umwe gusa, ndagukunda, ikindi kandi uri umwana mwiza urubaha, nkeka ko rero iyo nsabye ubufasha uba ubukeneye kuko ntabwo rwose uri umuntu ukunda gusaba ibitari ngombwa. Mbwira mwana wanjye rwose icyo ushaka ndagikora. Naho Jacques ahita amubwira ati mfite umukobwa w'inshuti yanjye ariko iwabo babayeho mu buzima bubi cyane, nari nagiyeyo narebye ukuntu babayeho, rero ndifuza ko wazabaho ubufasha ariko ukabubaha nyine bitanyuze kuri njyewe, bitiswe ko ari njyewe mbikoze, kuko uriya mukobwa ntabwo azi ko njyewe ndi igikomangoma. Ndifuza nyine kuzabikora nk'uko musanzwe mubikora maze mugafasha abantu batishoboye nyine mukoze mu kigega cy'igihugu. Ubwo nyine uzaba ari kubigenza maze nyine ugende ubamfashirize. Umwamikazi ahita amubwira ati mwana wanjye ntugire ikibazo, wowe nyine handangire umbwire nuko wifuza ko nazabafasha. Jacques rero amubwira ko nyine yifuza yuko yazabafasha kuvuza mama wa Elise uku kuguru kuba rwose kumukomereye, ikindi kandi akabaha nyine amafaranga kugira ngo babe babona ibibatunga. Umwamikazi aramubwira ati ntugire ikibazo, ejo rwose mu gitondo cya kare humura nzabigukorera nk'uko ubishaka. Umwamikazi rero arabyuka maze agafata nyine abagaragu bakagenda bakajya iwabo wa Elise. Elise aba yagiye ku kazi, basanga mama we yiyicariye mu mbuga ari kota akazuba, maze nyine bagatangira kumuvugisha. Umwamikazi amuvugisha nkaho rwose amuzi, anamuvuga mu izina, maze uyu mama nyine agatungurwa, aramubaza ati none se nakoze iki ko rwose umwamikazi aje kundeba, ni iki naba nakoze? Naho umwamikazi ati humura rwose ntacyo wakoze, kuko nyine uyu mumama aba ari guhaguruka arwana no kugira ngo ahaguruke kandi arwaye ukuguru, maze akagwa hasi. Abagaragu rero ndetse n'umwamikazi bahita bamwegura bakamwicaza bati humura tuje kugusura nyine kandi rwose ntabwo ari ikibi kitugenza.
Baricara rero maze nyine bakamubwira ko bari bamuzaniye ubufasha kubera yuko nyine bari kugenda bafasha abantu batishoboye. Uyu mumama ati maze umwamikazi akagera mu rugo iwanjye, ati ni ukuri ni iby'igiciro cyinshi. Arishima cyane rero maze bakamusigira amafaranga ndetse bakamuha n'urwandiko rumwemerera ko azivuza ahantu aho ariho hose azakenera kwivuza. Barataha rero maze nyine ku mugoroba Elise arataha. Akigera mu rugo mama we ati mwana wanjye ngwino wumve inkuru nziza z'ibyabaye, uzi ko umwamikazi yadusuye? Elise ati ariko rwose mama nawe urarota, none se wasinziriye hano hanze urabirota? Umwamikazi se yagera hano aje kuhakora iki? Naho mama we ati mwana wanjye ntabwo ndota, nta nubwo narose, yaje rwose namwiboneye n'amaso yanjye, yaje kudusura ndetse rwose yari atuzaniye imfashanyo. Mama we rero ahita akora nyine mu gitenge maze agahita amuha rwa rwandiko rwavuye nyine ibwami ruba ruriho kashe y'ibwami, ati dore ikimenyetso ngiki. Elise rero arasoma maze agasanga nyine urupapuro rwanditseho ko rwose ibwami bemeye kuvuza mama wa Elise ndetse bakamuvuza mu bitaro ibyo ari byo byose azahitamo. Elise rero atangira kwishima maze akavuga ati ni ukuri Imana rwose yamukoreyemo neza, uzi ko neza ari nk'aho Imana yiyiziye kutureba. Naho mama we ati si ibyo gusa kuko bansigiye n'amafaranga y'ibizadutunga rwose kandi igihe kirekire. Elise rero ibyishimo biramwica. Buracya rero agiye mu kazi maze nyine akongera akabwira noneho Jacques ibintu byaraye bibaye. Aramubwira ati uzi ko se umwamikazi yadusuye? Ati ntabwo wakumva ibintu byose yadukoreye. Ati none se waba ari we wamuvugishije? Elise agahita yigarura ati nako ntabwo rwose wavugana n'umwamikazi kandi uri umugaragu w'igikomangoma. Naho Jacques ati wabimenye nyine, urumva navugana se n'umwamikazi gute? Ati ahubwo se mbwira nyine byagenze bite? Elise rero amubwira inkuru zose uko zagenze maze Jacques akamufasha kwishima. Ati ni ukuri Imana ishimwe, ndumva rwose nezerewe ko wabonye igisubizo, ariko se uracyakeneye nanone gukomeza gukora kariya kazi? Naho Elise ati cyane ndacyakeneye gukomeza kugakora kubera ko nyine ngomba kujya nsevinga utwo dufaranga dukeya mbona nuko baduhaye ibidutunga, ariko nyine urumva ko nkeneye gukomeza gukora nkanasevinga. Jacques rero asubira mu rugo maze rwose agashimira mama we cyane. Mama we aramubwira ati nahagiye rwose nahabonye, ati gusa nyine umwana wanjye rwose ntangiye kubona ko uzaba umwami mwiza w'ahazaza, uzaba umwami wita ku baturage be. Gusa nyine uriya mukobwa ushobora kuba rwose umwishimira by'umwihariko. Naho Jacques ati cyane, ati mama uriya mukobwa ndamukunda cyane kandi nyine aritonda, ni umwana mwiza, ariko nyine nabuze ahantu nahera mubwiza ukuri. Mama we rero aramubwira ati rero mwana wanjye rwose ni byiza cyane, uriya mukobwa ni umwana mwiza nanjye ndamugushimira, ariko ukwiye kuzamubwiza ukuri ukamubwira uwo uri we wa nyawe. Naho rero Jacques ati icyo nakunze ni kimwe, ni uko uriya mukobwa anyishimira kandi azi ko ndi umuntu uciriritse. Nzamubwiza ukuri rero kandi mubwire ko nyine nta yandi mahitamo nari mfite. Gusa nyine wakoze rwose mubyeyi mwiza, ni ukuri ndagushimiye ko habaye ku bwanjye. Mama we ati humura mwana wanjye, nta kintu na kimwe wansaba sinkigukorere, cyane cyane iyo ari ikintu cy'ingirakamaro. Bahita bicara rero bagakomeza kuganira maze mama wa Jacques akamubwira nyine ukuntu yumva ahangayitse kubera yuko byanditswe yuko umwami namara kwambika ikamba azahita rwose ashaka undi mugore. Abibwira rero Jacques maze Jacques akabwira mama we ati mama wihangayika rwose kubera ko papa wanjye ndamuzi ntabwo ibyo bintu yabikora, ndabizi neza ko atazabikora humura. Naho mama we ati azabikora rwose ndabizi kuko njye nawe twashakanye nyine tutarigeze dukundana, ari ababyeyi babishyizemo imbaraga. Gusa iyo nza kubimenya ko bizagenda gutya ntabwo rwose mba naririwe mushaka. Naho rero Jacques ati hoya mama wivuga ibyo bintu, ngewe ahubwo ndishimye cyane kuba waramushatse. Naho mama ati kubera iki? Jacques ati kubera ko nyine byatumye mbaho, urumva sitamushaka nari kubaho. Mama we ahita amuhobera ati koko mwana wanjye nagombaga rwose kumushaka kugira ngo nkubyare
kubera ko uri umunezero wanjye kandi rwose uri byose byanjye. Barahoberana rero maze Jacques agakomeza kubwira mama we ati ni ukuri mubyeyi mwiza, tuza humura, ndabizi papa wanjye ibyo bintu rwose ntabwo azabikora kandi nzanamwicaza muganirize numve ko iyo gahunda ayifite, ariko rwose humura. Ku rundi ruhande rero papa wa Aline we rwose aba afite ifoto ahorana, maze buri gihe uko ayifashe akayitegereza maze agatangira gusenga Imana ati Mana wazamfashije rwose nkazabona umwana wanjye ndetse na mama we ko nabashatse nkababura. Aba rero kera yari afite umugore maze akamufata nabi cyane, uyu mugore rero aba yarafashe nabi agera aho nyine akigendera, ariko akajyana n'umwana w'umwaka umwe arabashaka maze akababura burundu. Gusa nyine icyo gikomere aba yarakigumanye ubuzima bwe bwose, nubwo rero aba yicaye agahinda ari kose ari gusaba Imana rwose ngo uzamufashe maze azongere kwibonera umwana we. Ku rundi ruhande ariko iminsi nyine ibiri kugenda yegereza yo kugira ngo umwami nyine yambikwe ikamba, haba habura rwose iminsi mike cyane kugira ngo nyine bajye kumwimika nk'umwami ku mugaragaro. Abantu bose rero baba bari kwitegura nyine kugira ngo bazajye muri ibi birori, dore ko rwose biba ari ibirori by'igitangaza. Ben rero abwira Jacques ati rero Jacques rwose ubu ibintu birakomeye, twakabaye nyine tubwira aba bakobwa ibya nyabyo yuko nyine ari wowe gikomangoma, naho njyewe nkaba mubyara wawe, kubera yuko ubaho ibintu bigeze. Urabizi neza ko papa wawe igihe azaba ari kwimikwa ntashobora kuzajya mu mwanya wawe, ni wowe ugomba kuzaba uri igikomangoma nyine ukazaba uri mu mwanya wawe nk'uko ugomba kuhaba. Jacques rero nawe ahita abwira Ben ati nibyo rwose, tekereza ko ahubwo nanabitekereje, narigiye rwose no kubibwira Elise, maze nyine mpita mbona uriya mukobwa ngo ni Aline araje aramushikanuje abaramutwaye. Naho Ben ati nanjye ntakubeshye ndi kubura rwose aho mbihera kubimubwira. Naho Jacques ahita amubwira ati ndakeka rero tugomba nyine kubibabwira kuko haracyari iminsi mikeya cyane, ariko nyine umunsi umwe mbere y'uko papa nyine yambikwa ikamba tugomba kuba twarabibabwiye. Ben ati yego, gusa nyine ntakubeshye mfite ubwoba ukuntu nyine Aline azabyakira. Uko rero umunsi nyine wo kwimikwa ku mugaragaro k'umwami uba uri kugenda ugera, niko rwose umwamikazi we umutima uba ugenda umuvamo, kuko aba ari kugenda abona ko nyine umugabo we rwose ari hafi kumubura burundu. Naho rero ku rundi ruhande Aline we nyine aba ashyushye rwose ari gushaka nyine ikintu azambara, abwira mama we ati mama rwose imyenda yo mu kabati kanjye yose nayigeze, maze nsanga nta mwenda n'umwe mfite wo kwambara nk'umukobwa nyine uzaba ukundana n'igikomangoma, ntabwo rwose ndi kubona umwenda ubereye kiriya kirori. Naho mama we ati humura, ndahamagara umudozi rwose kabuhariwe maze aza gupime akudodera ikanzu iyo ari yo yose ushaka kuri uriya munsi. Bigenda gutyo rero maze akamutegurira ikanzu nziza cyane. Naho rero Aline abwira Elise ati ntabwo nyine ngushaka muri iyi minsi turi kwitegura nyine ikirori, uzabe ugumye mu rugo nushaka ufate konje y'iminsi 3, ntabwo rwose tugukeneye kuzaba tukubona wisirisimbye hano, nta nubwo kandi icyo gihe nshaka kuzamperekeza, kubera ko kiriya kirori nta bakozi bo mu rugo bazakijyamo, ni ikirori cy'abantu biyubashye gusa. Elise rero arishima nawe nyine ko aba yiboneye rwose n'umwanya wo kujya kwiruhukira mu rugo. Gusa nyine Jacques araza akamutumira maze akamubwira ko nyine yifuza ko yazaza mu kirori kizabera ibwami, ariko n'ubundi ntabwo amubwira ko nyine ari igikomangoma. Naho rero Elise aramubaza ati none se nzaza mu ruhe rwego ko bambwiye ko icyo kirori kitazamo abakozi bo mu rugo? Naho Jacques ati nanjye nzaba nkirimo, nta kibazo rero rwose uzaze. Umunsi rero nyirizina nyine wo kwimikwa k'umwami uragera, abantu bose baba bashyushye, ibintu nyine biba byabaye ibindi bindi, imyiteguro iba rwose
byashyushye nyine. Aline rero arabyuka nyine maze agatangira kwitegura. Naho rero Ben abona rwose bidakwiye yuko Aline ari bumenye ibi byose amaze kugera mu kirori, maze akamusanga iwabo. Aragenda akamubwira rero ati burya bwose ntabwo nyine ngewe ndi igikomangoma, ahubwo igikomangoma ni Jacques. Uyu munsi rero ntabwo ari njye ndi iruhande rw'umwami, gusa nyine n'ubundi ntibibujije ko ugomba kuza kuba uri iruhande rwanjye. Aline akibyumva aramubwira ati hoya, nizere ko rwose uri kunkinisha. Ben akamubwira nyine byose uko bimeze. Aline ararakara maze agatangira guhondagura Jacques ati wa muhungu we, ntabwo wakumva rwose ukuntu untesheje umutwe, untesheje rwose kuzaba iruhande rw'umwami. Naho rero Ben atari ko rwose, nubwo nyine ntakubwiye ko ntari igikomangoma, ariko kuba rwose ngukunda byo ndagukunda kandi cyane. Naho rero Aline ati jyana urukundo rwawe wamubeshyiwe, mva imbere sinshaka no kukureba. Urabona ukuntu untesheje rwose kuzaba umwamikazi, urabona ukuntu untesheje igikomangoma. Umva sinzigera mbikubabarira habe n'umunsi n'umwe. Arasara rero maze nyine agahita yiruka ajya ibwami kugira ngo nyine ajye kureba Prince, kubera yuko aba yumva nyine ntarirarenga, n'ubundi ahari agifite igaruriro ryo kuba yakwigarurira iki gikomangoma. Aba akigerayo rero maze yajya kubona akabona Elise arinjiye. Ahita amubaza ati wowe se kandi uje gukora iki hano? Iki kirori ko nakubwiye ko atari icy'abakozi bo mu rugo, wowe uje aha gukora iki? Mbwira ninde waba waragutumiye? Nawe Elise ahita amubwira ati ni Jacques wantumiye. Elise rero we aba ataranamenya rwose n'ibyabaye. Naho rero Aline ahita abona ko Elise yambaye nyine agakanzu yakuye muri ya myenda yajugunye, maze n'umujinya mwinshi ati wambaye n'ikanzu yanjye, kuramo iyi kanzu nari nakubwiye ngo uyite muri puberi, kubera iki uyambaye? Atangira kumufata rero ashaka no kuyimushwanyagurizaho, maze nyine Prince wa nyaho akabaraje. Uwo ni Jacques noneho aba yambaye nyine n'imyenda y'igikomangoma. Ahita amubaza ati wowe uri mu biki? Aramufata akamusunika maze agahita ahobera cyane Elise ati komera rwose. Ahita rero abwira Ben atumva nkubwire, ntabwo nshaka umuntu n'umwe uzongera kuvuga kuri Elise. Hita usohora uwo mukobwa wawe agende ajye hanze y'iyi ngoro, ntabwo nshaka kuza kongera kumubona. Naho rero Elise naho Aline ati ni ukuri igikomangoma rwose mbabarira, ni ukuri haracyari ibyiringiro by'uko njye nawe twamenyana kandi tukabana neza. Naho rero Jacques ahita amubwira ati nta mwanya ngewe mfite, uyu nguyu niwe ugomba kuza kumperekeza mu birori ndi bujyemo. Ahita amufata akaboko maze bakagenda bakajya muri salo itarimo abantu. Agahita amubwira ati nyine kubera ko utigeze umubwira yuko wari igikomangoma. Jacques rero amubwira byose ati rero rwose nabuze ahantu mpera mbikubwira, ntabwo numvaga ukuntu uzabifata, ariko nanone nari nzi ko byanze bikunze nzabikubwira. Elise rero ahita amubwira ati reka rero nigendere, ndabona nyine tutakiri mu rwego rumwe. Naho Jacques ati hoya, nta hantu wajya, ntabwo wansiga njyenyine. Uyu munsi ni wowe uri buze kuba uri kumwe nanjye muri ibi birori, ni wowe uri bumperekeze. Naho Elise aramubwira ati ariko ni ukuri ntabwo rwose nzi ko byashoboka. Jacques ati none se kuba ndi igikomangoma urumva hari icyo bihinduye ku mubano wanjye nawe? Elise abitekerezaho maze kuko akumva ntacyo bikwiye guhindura. Ahita abwira rero Jacques ati none se kubona nyine ikanzu yayiciye kandi nanone yashakaga kuyinkuramo, ndabigenza gute kugira ngo nkuremo ikanzu ya Aline? Jacques ati ibyo biroroshye cyane, reka rwose mpite mbwira abakozi bajye kugushakira ikanzu nziza cyane inajyanye rega n'iki kirori. Bahita rero bihuta cyane maze bakajya kumushakira ikanzu, imisatsi bakayisokoza, bakamushyiraho akamakiyaje maze akagenda akaba mwiza koko. Arasohoka rero, asohotse mu cyumba nyine aho baba bari kumutunganyiriza, maze Jacques yamukubita amaso ati wawu, ati wabaye mwiza cyane, ndabona rwose uri umukobwa urenze. Ndashaka kukubwira ko nyine uretse mama wanjye nta wundi mukobwa n'umwe uri buze kuba akuruta muri iki kirori cyose. Elise rero araseka ariko nyine aba afite ubwoba, aba ari kubwira Prince ati none se ndaza kwifata nte muri iki kirori? Naho Prince ati humura, humura rwose biraza kugenda neza.
Baragenda rero maze bakajya mu kirori, ibintu rwose biba ari byiza cyane, ndetse uyu muryango wari umuryango mwiza cyane, bakira rwose Elise nta kintu na kimwe bashingiyeho, naho mama wa Jacques we yishimira uyu mukobwa cyane cyane ko atari ubwa mbere aba anamwumvise nyine mu matwi ye, aba yari asanzwe amubona, kandi Jacques aba yaramubwiye ukuntu amukunda kandi cyane. Mama rero wa Jacques aganiriza Elise ndetse rwose akamwitaho, ukabona yamwakiriye neza cyane. Ibirori rero birangiye, Jacques aherekeza Elise, maze Elise akabwira Jacques ati ni ukuri ndagushimiye kuba wantumiye muri ibi birori bihambaye, ntari kuzigera njyamo ubuzima bwanjye bwose, nishimye ntabwo wabyumva. Noneho ikindi kintu cyanshimishije se, umuryango wawe ni abantu beza cyane, banyitayeho, wabonaga ukuntu mama wawe yandebaga neza, sinzigera na rimwe mbyibagirwa ukuntu yanganirije, ukuntu nyine wabonaga yanyishimiye. Naho Jacques ati mama wanjye ni umubyeyi mwiza, ikindi kandi ababyeyi banjye bose nabaganirije ku bikwerekeye, rero rwose banagukunze mbere y'uko muhura. Elise rero rwose ibyishimo biba ari byose, ataha nyine ibyishimo byamurenze, maze mama we akimukubita amaso akareba ukuntu yambaye, ahita amubaza ati mwana wanjye ko atari uko wagiye umeze, ko ndeba rwose ugarutse wabaye undi wundi, wabaye umwamikazi nk'uko najyaga mpora mbyifuza neza neza. Naho Elise araseka maze akabwira mama we ibintu byose ukuntu byagenze. Mama we arishima ko nibura umwana we yagize umunezero, ndetse yagize ahantu bamwubaha, bakanamutumira mu birori rwose by'abantu bakomeye. Ku rundi ruhande rero Aline we rwose agahinda akaba ari kose, umujinya uba wamwishe, ibintu byose aba yacagaguye mu nzu, yamenaguye, agahinda ari kose we na mama we bari kurira kubera ukuntu nyine aba yahombye kuzaba umwamikazi. Mama we ntabwo aba abyumva ukuntu rwose umukobwa we yakundanye n'utari uwa nyawe, ibi bintu biba byamunaniye kubyihanganira ko rwose umukobwa we yaba yaribeshye. Aline rero abwira mama we ko rwose umuntu usigaye akundana n'igikomangoma ari wa mukozi wabo. Mama we rero ahita amubwira ati byihorere, uko nzabigenza ndakuzi. Buracya rero maze Elise akagaruka ku kazi, Aline abakimukubita amaso ati wowe barakwirukanye uragaruka hano gukora iki? Naho mama wa Aline ati hoya nta kibazo, mureke rwose agaruke ku kazi, ahubwo niyinjire maze agenda asukure. Elise rero aragenda maze agatangira akazi, naho mama wa Aline aragenda agafata impeta yari afite ihenze cyane, maze akayishyira mu isakoshi ya Elise. Atangira rero kwitakishwa, maze agashaka impeta y'ahantu hose akayiburisha. Papa wa Aline rero amubaza ibyabaye, maze mama wa Aline ati impeta yanjye ihenze nayishatse rwose nayibuze. Papa we ubwo ntabwo washatse neza, bagira aho nyine bakabyihorera maze bakajya kwicarira muri salo. Elise rero asoza akazi maze agasezera nyine atashye. Mama wa Aline ahita amubwira ati ariko banza uzane hano iyo sakoshi yawe, kuko nabuze ikintu cy'agaciro muri iyi nzu, nta muntu ugomba gusohoka ntamenye icyo asohokanye. Elise rero rwose utaba ufite ikintu ari kwikanga, amuhereza nyine ya sakoshi, maze nyine mama wa Aline agatangira kumusaka, arebamo nyine ibintu byose yari afite, maze mu kanya akaba azamuye ya mpeta. Ati ngatangare rwose, umukobwa w'umujura gusa urabona ngo uranyibira impeta. Naho rero Aline ahita azamuka ati uyu mukobwa ni umujura, ati n'ubundi rwose najyaga mukeka. Naho Elise ati nukuri ntabwo rwose iyo mpeta nzi ukuntu yagezaho, kuko sinigeze nyikoraho, ntabwo rwose nzi naho yavuye. Papa rero wa Aline wangaga rwose umuntu uwo ari we wese wiba, ati wabashije kwiba impeta y'umugore wanjye, reka rero nze rwose nguhe igihano. Ahita amufata maze akamujyana mu nzu ahantu akamuzirika, ati uretse ahangaha ntabwo rwose uzapfa gusohokamo. Buragenda rero bukira, maze mama wa Elise agatangira guhangayika, aba yabuze rwose umwana we kuko amasaha aba atahira aragera, ariko akabona ntabwo yatashye. Jacques rero aza nyine iwabo wa Elise aje kumureba, maze agasanga mama we yahangayitse, ati Elise ntabwo yigeze ataha. Naho rero Jacques ati kandi rwose yakabaye yatashye, kuko aya masaha yajyaga aba yageze mu rugo kare, cyangwa yaje maze akaba ari ahandi hantu yagiye. Mama we ati hoya rwose ntabwo yigeze aza.
Jacques ati ndumva rwose nanjye bimpangayikishije. Mama wa Elise ati umva njyewe rwose ndakeka ko hari ikintu cyabaye ku mwana wanjye. Ati none se waba uzi aho asanzwe akorera? Naho Jacques ati yego, urugo akoramo rwose ndaruzi nta kibazo. Mama wa Elise ati umva ngwino tugende ujye kuhanyereka. Bahita bagenda rero maze bakajya iwabo wa Aline, barakomanga. Aline yajya gufungura agahita asanga ni Jacques, ahita atangira kwiyunamishwa nyine amuha icyubahiro. Ati uraje gikomangoma, waruje kundeba se? Naho Jacques n'umujinya mwinshi ati ndashaka Elise. Elise ari hehe? Aline ati Elise uriya mukobwa w'umujura se niwe uje gushaka, yibye ikintu cy'agaciro none papa wanjye nyine yamuhaye igihano. Mama rero wa Elise ahita yinjira yihuta ndetse na Jacques bati turashaka rwose kubona nyine ahantu Elise ari. Baba bakinjira rero maze papa wa Aline akaba nyine avuye mu cyumba aba yafungiyemo Elise aje muri salo, maze agikubita amaso mama wa Elise ahita amubaza ati Rose ni wowe se cyangwa ndibeshye? Ugeze hano ute? Uvuye hehe? Naho mama nyine wa Elise ariwe nyine uba witwa Rose ati wowe se kandi uri hano uti? Uri hano ukora iki? Ndashaka umwana wanjye. Umwana wanjye ari hehe? Kubera iki umwana wanjye rwose ari hano hantu kandi nawe ari huri? Naho rero abantu bari hano baba batangiye gukanura bati none se ubundi byagenze bite? Ibyo muri kuvuga ni ibiki? Naho rero uyu papa wa Aline ahita ababwira ati uyu nguyu ni Rose, yari umugore wanjye, namubuze nyine afite umwana w'umwaka umwe. Ati rero sinongeye nyine kumubona. Naho rero mama wa Elise we rwose akibona uyu mugabo umutima uhita umuvamo maze agatangira kwiruka ashaka inzu yose ati umwana wanjye ndamushaka, uko byagenda kose ndamushaka. Bahita bamujyana mu cyumba rero maze agasanga uyu mwana araziritse. Ahita atangira kubwira papa wa Aline ati ariko wa mugabo urigise koko kuva kera kose kugeza n'ubu ngubu ni gute wifata ukazirika umwana wawe aka kageni? Ubu ngubu wamwanze akiri muto none n'ubu ngubu koko uracyamwanga? Naho rero papa wa Aline ati ntabwo nari mbizi rwose ko ari umwana wanjye kubera yuko narabashatse ndababura. Naho rero Jacques ati ibi bintu rwose ni uguhohotera umuntu, niyo yaba atari umwana wawe ntabwo ukwiye gufata umuntu ngo muzirike umufungire mu nzu yawe. Ibi rwose ni ihohotera, bakabaye bamujyanye mu buyobozi niba yibye koko maze bakamuhana. Baramufungura rero maze bagasubira nyine muri salo. Naho rero mama wa Elise aba rwose we yumva agahinda kamwishe abwira Elise ati ngwino twigendere. Naho Elise ati mbwira kubera ikintu mvise uvuga ngo uyu mugabo ngo ni papa wanjye. Mama we atangira kumubwira ati uyu mugabo twari twarashakanye twarasezeranye rwose byemewe n'amategeko, ariko nyine yambereye umugabo mubi maze nyine atangira kujya rwose ankubita, atangira kujya mpohotera, yamfashe nabi, yankoreye ibintu byose bibi bishoboka. Umunsi umwe rero numvise rwose kubyihanganira byanze maze ndabyuka mfata ibintu byanjye byose ndigendera. Nuko nyine nagiye tuba turatandukanye. Naho rero papa wa Aline ati rwose mwana wanjye sinigeze kwanga habe n'umunsi umwe, ahubwo nyine nabaye ikigwari kubera ibyo bintu byose nakoreye mama wawe, ariko nanjye iminsi y'ubuzima bwanjye nayimaze nicuza. Ati reba ko n'agafoto kawe rwose ngafite, najyaga mpora nsaba Imana ngo uzampuze namwe. Uyu mama rero wa Aline we ahita amubaza ati uyu ni umugore wawe? Naho rero mama wa Elise ati cyane nari umugore we, ariko rwose sinkiri umugore we humura, kubera ko kuva igihe yatangiye gukuranira nawe nicyo gihe nyine natandukaniye nawe. Papa rero wa Aline ahita abwira nyine mama Elise ati rero rwose nahoraga ngutegereje igihe cyose nuko nari narakubuze. Undi ati kandi ufite umugore? Undi nawe aterega uyu rwose ntabwo ari umugore wanjye, kubera ko n'uyu mwana afite ntabwo ari umwana wanjye, ni umwana nyine yabyaye ahandi, nuko gusa tubana, ariko rwose ntabwo ari umugore wanjye. Naho rero Aline ahita atangira kurira ati nkabibona impamvu utankunda, burya koko ntabwo uri papa wanjye. Ahita yataka mama ati mbwira papa wanjye wa nyawe ari hehe? Naho mama ati uretse ibyo rwose tuzaba tubikemura. Elise rero ndetse na mama we bahita nyine bitahira, maze bagera mu rugo nyine hashira iminsi uyu papa wa Elise nyine mushya aba yabonye akaza kubareba.
araza rero akabwira Elise ati mwana wanjye rwose ndagukunda ndetse namaze gusezerera uriya mugore twabanaga kuko n'ubundi ntabwo yari umugore wanjye, namuhaye amafaranga kugira ngo nyine agende amvire mu buzima, ndifuza ko wowe na mama wanjye na mama wawe mwaza rwose mu buzima bwanjye maze tukongera tukabana. Akomeza rero kugenda abasaba imbabazi ari nako abinginga, maze nyine mama wa Elise yageraho nyine akamubabarira maze bakongera nyine bakajya kubana mu rugo rumwe. Naho rero Aline ndetse na mama we bo nyine baragenda bakajya gushaka ahandi ho kuba kubera ko nta mpamvu n'imwe baba bafite yo kuguma muri urwo rugo. Umunsi umwe rero umwami ajya mu cyumba agiye kuryama maze agahita asanga uyu mukobwa aryamye ku buriri bwe. Uyu mwami rero akimubona arikanga ati wowe se kandi uri gukora iki hano? Rero uyu mukobwa ati noneho rwose nta kidutangira, uyu munsi turararana. Naho umwami ati ntabwo rwose ibyo bishoboka. Muri ako kanya rero undi mukobwa w'umukozi wa hano ibwami abwira nyine umwamikazi ati ndakubwiza ukuri, Ana rwose yagiye kuryama mu cyumba cyawe. Umwamikazi ajya kureba koko maze agahita asanga Ana rwose yimejeje neza mu cyumba cye, ahita asubira inyuma. Noneho rwose agahinda kaba kamwishe, ababona ko ibyo yatekerezaga hari bitangiye kugera ku ndunduro. Naho umwami ahita abwira rero Ana ati sohoka muri iki cyumba agira vuba. Umunsi wakurikiye rero Ana nyine asanga umwami muri salo maze akamubwira ati ndabizi wanze ko turyamanira mu cyumba cy'umugore wawe, ariko noneho ubu rwose nta kibazo twajya no mu kindi cyumba. Umwami rero ahita amubwira ati buriya rero umugore wanjye ndamukunda cyane, ikindi kandi tubanye imyaka 20 n'indi irenga, sinigeze na rimwe nshaka kumuca inyuma, nta nubwo kandi nigeze mbyifuza. Nyamara baba bari kuganira ibi ngibi umwamikazi ari yihishe inyuma nyine ahantu ari kumva ikiganiro kiri kubera aha ngaha. Naho rero Ana ati ariko ubu yibagije ko ari njye twagombaga kubana, byaranze ariko ubu noneho birashoboka, uri umwami washaka umubare w'abagore bose ushaka kandi turabizi twarakundanye. Umwami ati ndabizi nyine twarakundanye ariko byararangiye, narashatse, uriya ni mama w'abana banjye, ndamukunda kandi nyine nifuza ko rwose ari nawe twakomeza kubana akaramata. Uyu mukobwa ati wowe ibyo bintu ntabwo wabinkora, ntabwo mbyumva rwose, none se ntabwo ukinkunda, nta gakundo na gakeya ucyumva? Umwami atumva rero nkubwire sinzi impamvu utari kumva ibintu ndi kukubwira, umugore wanjye ndamukunda cyane kandi aranyuzuza, arampagije rwose, urukundo rwe rurampagije, ntabwo rwose ngikukeneye mu buzima bwanjye, ahubwo ntuzongere kunkuraho na rimwe, ntuzongere kunyuza ibirenge, ntuzongere na rimwe kunkoraho kuko impamvu nakurekaga ni uko ntari nzi ko rwose ari uko bimeze ukinkunda bigeze aho. Ndashaka kugumana n'umugore wanjye, umugore wanjye ni umwamikazi, nta muntu n'umwe ugomba kuzamusimbura. Aho rero umwamikazi aba ari atangira kwishima kuko nyine aba amenya neza ko noneho umugabo we amukunda kandi amurwanira ishyaka. Uyu mukobwa rero uba utari kumva ibyo umwami ari kumubwira, umwami noneho ahita arakara maze agahita amubwira ati guhera rero uyu munsi urirukanywe, ntabwo uzongera kuba hano ukundi, genda ufate ibintu byawe byose maze usohoke muri iyi ngoro, sinshaka kuzongera kukubona. Umukobwa ararira ariko biba iby'ubusa nyine kuko umwami ubwo aba yarangije guca iteka. Guhera rero uyu munsi umwamikazi aba yamenye ko noneho ari we ugomba kwita ku mugabo we kubera ko nyine umugabo we amukunda cyane. Ku mugoroba aragenda maze akazana amazi ashyushye ndetse akazana n'utuntu nyine two kumukoresha akamasaje, araza agatangira kumwoza ibirenge. Umwami ati ni wowe se cyangwa ndi kurota? Naho umwamikazi ati mugabo wanjye rwose nkunda, umbabarire kuba naraguketse, umbabarire kuba naragushidikanyijeho, umbabarire kuba ntarizeye urukundo nkunda, gusa guhera uyu munsi namenye ko rwose ari inshingano zanjye kukwitaho, nta wundi muntu n'umwe ugomba kuzongera kugukoraho ukundi. Umwami ahita amufata akamuhagurutsa maze akamuhobera ati wowe uri umwamikazi, ntabwo rwose ibi byose ukwiye kubikora, gusa ujye umenya ko ngukunda kandi igihe cyose ntawe uzigera gusimbura mu mutima wanjye, nubwo byatangiye ntagukunda ariko kuri iyi nshuro ndagukunda kandi cyane, uri mama w'abana banjye ndetse uri umugore wanjye unyuzuza, ubwo rero ntawagusimbura.
umwamikazi arishima maze rwose agatangira kurira amarira y'ibyishimo kuko aba yumva ibintu byamurenze. Urukundo rero noneho rujya rwakwiyongera muri iyi ngoro noneho, dore ko rwose buri wese aba yamenye ko undi amukunda kandi bya nyabyo. Ku rundi ruhande rero Aline aza kureba igikomangoma, aba yifuza nyine kukivugisha ngo agisabe ubufasha kubera ko nyine ababona hari basigaye baba mu buzima bubi. Abakihagera rero yicaye gatoya maze hagahita haza Elise, aba yambaye neza cyane maze agahita abaza Aline ati urashaka iki hano? Naho Aline ati ahubwo se wowe urashaka iki hano? Uko rwose ngenda ninje kureba igikomangoma. Naho rero igikomangoma gihita kiza kigasanga nyine uyu mukobwa Aline ari gutuka cyane Elise. Naho Aline ati ni wowe narinje gushaka, none dore yaraje kumvugisha kandi atari we nashakaga. Naho igikomangoma kiti umva rero nkubwire, burya iyo rwose wabonye Elise nanjye uba wambonye, kuko Elise nyine ni umugore wanjye w'ahazaza, ubwo rero turi umwe rwose. Igikomangoma kandi gihita kisubirirayo, maze noneho Aline agasigara yenda nko kwiyica kubera ko nyine aba yamaze kumva ko noneho ibintu rwose byageze kure. Bahita bamusohora rero bakamushyira hanze, maze Elise agahita asanga igikomangoma akakibaza ati none se kubera iki nyine uvuze yuko ndi umugore wawe w'ahazaza? Naho rero igikomangoma kiramwitegereza mu maso maze kigahita kimubwira ati rero rwose ibi ni ibintu n'ubundi nifuzaga kuzakubwira, nubwo mbivuze hakiri kare kuko rwose nabonaga uriya mukobwa adakeneye kumva. Jacques rero ari nawe igikomangoma ahita abwira nyine Elise ati rero rwose naragukunze kandi cyane, ibyo rwose ntabwo bishidikanya urabizi. Hanyuma rero mbona nyine uri umukobwa ukwiriye rwose kuzaba umugore wanjye w'ahazaza. Ni ukuri nkubonamo mama w'abana banjye ndetse nkubonamo umukobwa wo kunyuzuza, ahubwo se wanyemerera kuzambera umugore? Aba akivuga ibyo rero maze nyine akaba amufashe ukuboko maze agahita amukomezanya nyine mu cyumba cye ntacyo Elise arasubiza. Ahita agenda rero agafata impeta aba yarabitse ahantu mu gatiriwari maze akabwira uyu mukobwa ati nyemerera rwose, ndakwinginze nyemerera rwose ko wazambera umugore kuko nifuza kubana nawe ubuzima bwanjye bwose. Elise rero ibi bintu biramurenga maze akamubwira ati ndinde rwose wo kubyanga, ndinde wo kubihakana, ndinde wo kureka urukundo rukamucika, ndagukunda cyane kandi ni ukuri n'iby'icyubahiro rwose kuba naba umukobwa wahiriwe wo kuba umugore w'igikomangoma. Jacques rero ahita amwambika impeta maze bagahoberana bagatangira gutembera nyine hano mu rugo. Jacques agenda amubwira rwose ukuntu ari we mukobwa wa mbere yabonye mu buzima maze akumva kumukoze ku mutima, ukuntu kandi ari we mukobwa wa mbere yakunze kurusha abandi bose, ukuntu ndetse yitonda, ukuntu afite ubwiza butangaje. Ni nako kandi Elise nawe rwose aba ari kumubwira ati nanjye ni wowe musore wa mbere nabonye uzi kwishica bugufi. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.